Murakaza neza kumenya ICT TV, kaza kumenya ICT TV. Nakwibutsa ko uru ari urubuga rw'ingirakamaro rudufasha kumenya amakuru atandukanye agendanye n'ikoranabuhanga. Tukaba tugezweho n'umuvandimwe Francis Xavier Twizeyimana ubwifuriza ishya n'ihirwe. Muri aka kanya rero tugiye kureba hamwe isomo ryiza rishyashya rigendanye n'uburyo wakoresha mashini yawe, ukaba muri porogaramu yenda yarafunguye ama account atandukanye ariko zimwe ukaza kuzibagirwamo. Wafunguye website zitandukanye, wafunguye ama account, creating ama account mu ma website cyangwa mu makampani atandukanye, ariko zimwe uza kuyoberwaho wazishakira wibagiwe ama password yazo. Reka rero turebe hamwe uburyo mashini ishobora kugufasha ukibuka ama password yagiye kubikira, ku buryo yenda ushobora kuzazikoresha n'ikindi gihe kuri izo mashini, kuri iyo mashini ukaba wayikoresha yenda wari wazibagiwe. Kuko ama password umuntu akreatinga henshi, ama password umuntu akoresha ku mbuga nkoranyambaga nyinshi, ni nyinshi cyane ntiwabona aho zibika. Hari igihe zimwe uzibagirwa, hari igihe ukoresha izitandukanye. Ibyo rero kugira ngo utazibagirwa, mashini hari uburyo izigubikiramo. Ubwo buryo rero tuzisavingamo tukazibika mu mashini, dukoresha browser cyangwa porogaramu idufasha kujya kuri internet. Reka rero turebe nk'urugero dukoresheje Microsoft Edge cyangwa Opera cyangwa dukoresheje icyo bita Google Chrome. Reka dufungure nka Google Chrome turebe izo password yawe yatwikiye, cyangwa Microsoft Edge nayo tuyifungure zose turebe. Hari igihe ufungura kuri browser zitandukanye ikazisavinga. Reka dufungure imwe zaba zino browser. Icya mbere rero turabona tufunguye browser yacu ya Google Chrome. Hano ko nifungutse bwa mbere, irafungutse ariko izana restore y'ibyo nari naheruka gukoreraho, ntacyo bitwaye. Iyo ushaka rero kureba ama password y'urugero ya Gmail yawe, y'ahandi ku mbuga zitandukanye wakreatinzeho, za Mefotora, za Facebook, ahantu wakreatinze account yenda za Instagram, kugira ngo ubashe kumenya website zose wafunguye kuri browser yawe irazibikubikira. Tubaze tubirebe rero. Reka turebe muri tufunguye browser yacu cyangwa porogaramu idufasha kujya kuri internet. Tuze hano hirya iburyo, ni iburyo, cyangwa ibumoso, ni ibumoso bwacu, ubwo ni ibumoso bwa mashini. Tuze tujye hari utudomo dutatu hano hejuru mu nguni hejuru, hano hari utudomo dutatu, tuhakande tubona settings. Tuze tujye muri ya settings, tuhakande. Nitumara kuhakanda kuri settings kahita gafunguka nk'agatabu kandi ko hejuru, cyangwa ukandikamo Chrome/settings. urabona ko ngeze kuri inoza yanjye settings za browser yanjye. Nzi ndebe mu buryo butandukanye bwose, systeme iki ikaba harimo ibindi byinshi cyane. Iyo ushaka kwita wagera rero reset and clean up, ushaka cleaninga kuburyo ntibone ikintu cyo mu mashini yakubikiye, wakirininga ari kuyihanagura. Ariko mu gihe utarabihanagura, uraza enda hano muri search uzakingamo ijambo bita password ize ku rutonde. Hano urabona ko harimo password to promised. Akirike kuri password manager, nkirikaho hano ko hari bigaragaza ko ibindi bihari. Leta ifunguka imeze gutya, uvuga ngo password zose ishaka kuzagize kubikira kano kantu gashyira kuri offer to save password, ni ukugashyira kuri on. Kano kantu iyo ushaka kuzibika tuzajya kubikira ugashyira kuri off, ariko ushaka kuzagize ifunguye password nshyashya igahita ikubikira wakirika hariya. Noneho warangiza ukaza hano ku rutonde, ushatse wayongeraho hano add saved password, cyangwa hano ugahita ureba n'urutonde rw'izo wakoresheje. Hari ama wifi wiconnectinzeho, ngaya hari yakubikira nayo D-link, hano ama wifi ni connectinzeho, ama imbuga nagiyeho, imbuga zitandukanye bwizi. Uru ni urutonde rwa password yambikiye muri ino mashini yanjye, ikabisavinga muri mashini ku buryo muri browser isaha n'isaha nabirebamo. Ndamutse ngize iyo nibeshyaho ngizi zawe za Google, zawe za website nagiyeho zose, ariko hari n'imwe n'izitabika.
izitabika ni nk'izi, urabona ko nk'iyi ntigeze isevinga, recruitment ntigeze isevinga, ariko hano urabona ko yayisevinze. Reka rero dufate nk'urugero turebe kuri imwe, turebe zacu TV, urabona ko nakoresheje nimero ya telefoni na password ntazi, ariko hano ufite uburyo bwo kuyireba none iyo password yawe ukayimenya. Ariko nkwibutse ko kugira ngo umenye iyi password ya hano ni uko ugomba kuba uri umu administrator, utari umu admin ntabwo byakunda. Reka turebe nk'urugero hano kuri quizlet.com, naketinzeho account nkoresheje iyi username, iyi ni password. Kuyireba rero ndakira kuri akantu k'akajisho handitseho show password, ngakirikaho. Ningakirikaho, iyo ntari umu admin wa mashini bambaza, nibwo n'abandi umu admin bambaza password ya account ninjiriyemo kuri mashini y'uyu muza ninjiriyemo, kugira ngo arebe koko mu by'ukuri ufite uburenganzira udashaka kuyihindura. Noneho bahise bamubona ikimo password y'uyu muza ndiho, ndamushyiramo password, nibihura birahita bifunguka, nibidahora birahita byanga, kakajisho gahita kavako kakajyamo akarongo. Urahita ubona ko password nakoresheje kuri quizlet ni amahoro 50. Yenda nari narayibagiwe, nkajya kuri quizlet.com nkongera ngashyiramo iyi account n'amahoro, ngahita ninjira muri nuza. Aha hose niko bigenza. Hano hasi urahita ubona ko dufite nuza yacu, account yindi wareba niba password batarayihinduye, cyangwa umuntu wese winjira kuri nuza yawe akabasha kuyibika iyo password, uhita umukore winjira muri account ukareba izi bintu byose wakora kuri iyi mashini, ihita ibigufasha ikabibika ama account yazo, ikareba nk'uyu ngiyi twaketenzaho username yifuza gutya, irangiye tugiye gute tukirikaho itwereka password twakoresheje. Nishaka password zitari strong, shatse nahita ngira remove cyangwa copy ya password cyangwa editing. Uburyo bwose buremewe bwo kweditinga cyangwa guhindura password iwa iri saved muri mashini yawe. Ugize remove urahita ubona ko ya yindi yari yabitse irahita ibikuramo, hasigare nta kirimo. Shatse n'izindi password nshaka guhindura hano hejuru nabihindura, cyangwa nkahindura aho ushaka aho hose. Muri izi nemeye kuzihindura kubera ko ndi administrator. Dufite password ya administrator ntabwo byakunda. Nabibutsa rero ko turi kuri ubumenyi CCTV, kubera ko kwande kuri subscribe kugira ngo ibiganiro dushyiraho amakuru y'ubumenyi ujye uyabona mbere yuko abandi bayabona. Ndumva mwifuriza ko wayitera imbere ukamenya amakuru y'ibanze dukoresha kuri ubumenyi CCTV. Rero twarimo turi isomo rigendanye n'uburyo wareba ama password ya mashini yakubikiye mu gukoresha uburyo bwa browser cyangwa program kugira kuri internet, tunyuraho tugiye kuri internet ikakwereka izo yagusevingiye, nawe ukaba wazikoresha mu bundi buryo ushaka, yenda wari warayibagiwe cyangwa waragize. Iyo tukwibutse ko ubikora ku mashini mu gihe ufite password ya administrator, niho ubasha kwinjiramo ukareba password wakoresheje. Utayifite ntabwo byakunda, yasaba ko umu admin yo kuri iyo mashini aguha autorisation. Nubwo buryo rero turebamo password zibitse muri browser yacu, uburyo tuzikoreshamo haba kuri network, hari igihe ushobora gusanga ari server connectinzeho, igahita igufasha kugira ngo wibuke password. Hari igihe usanga ari yenda ari website runaka wagiyeho, ikagufasha kubika password. Ubu ahangaha dushobora guhindura password tukareba, hagira edit password. Ninjira edit password nshaka kuyihindura, irambaza ngo ni yawe koko, ninjiramo password kugira ngo nyemerere. Nindangiza kuyemerera hariya mpite hindura password irimo, yenda sinashakaga ikirimo indi password, nindangiza saving. Ubwo password kizo nshyashya irahita ijyaho rwose nta kindi kibazo kibayemo. Nta nashatse nahinda password cyangwa nkayihorera, nahindura password edit. Nyuma editing password hano kuri iyi ntuza zindi password handikemo indi password, nimba abantu bayimenye mushyiramo indi password nshyashya, automatically mbibe ndasavinze birarangiye. Ni ubwo buryo turebamo password, n'ubwo buryo tuzikoreshamo mu buryo bwa tunisaba ko ufite network. Icyambere no kureba muzo iyi mashini yawe yakubikiye, haba muri ubu buryo bwa gukoresha Chrome, haba mu buryo bwo gukoresha
izi browser yindi Microsoft Edge nayo irabikora. Icyambere ni ukubifungurira browser ukagenda hakajya hano mu iguni hejuru ugahitamo utudomo dutatu twaba duhagaze cyangwa dutambitse, wamara ko duhitamo ukaza ukareba settings kuri iyi browser yawe, ukareba settings ziri hano hasi ugakandaho, wamara gufungurwa hano urabona handitseho edge/settings. noneho hano uhita ubona password, hari igihe ihita ibigaragaza hano, ihita bigaragaje hano ujya kubisacinga muri browser hejuru hano ugasacinga wandikamo ijambo password kugira ngo uribone vuba, no kwanditsemo password. Mu gihe Microsoft Edge hari igihe bizaho your profile yanjye igahita izamo person information password hariho agafunguzo, ngahita nkika kuri password, ngahita mbona automatically ko zisavinga hano ikari on, no kuvuga ngo zagisavinga, nshaka ko itazagize itisavinga zakashyira off. noneho nzi ndeba hano hasi password zibitsemo ngizi nazo, ahita ubona ko kandi kakwereka ko ari strong cyangwa ari weak. Password iroroshye cyangwa iri strong nta kibazo ifite, izindi ziri utuntu tubiri ni password ntabwo ziri strong, nkaba nazinda nkazigira zifite imbaraga. Ubwo buryo twagiremo password mu mashini yacu yose, haba muri Microsoft Edge cyangwa muri Mozilla wazireba nta kintu kidasanzwe. Ni profile yanjye, profile najya kuri profile you and Google profile, najya muri settings nkasoma zero yo Chrome, nshaka guhindura ikureri runaka, nshaka guhindura ibintu bitandukanye byose nabikorera ahangaha. Ni ubwo buryo rero nabwiraga nk'uburyo twakwindura musa yacu tukagira synchronized again, sign in again, import and bookmark. ushaka kuzikura mu yindi browser ni ibi ngibi wakora, ariko ibi birahagije. ni ubwo buryo twari turebamo rero uko wahindura cyangwa uburyo warebamo password machine yakubikiye genda utari usanzwe yibuka. Murakoze, murakarama, mukomeze mukubwe neza, mukurikira ibiganiro byacu kuri YouTube channel yacu bita Ubumenyi ICT TV, mu bijyanye n'uburyo wabonamo password, bijyanye n'uburyo wabonamo ibindi biganiro bitandukanye. Murakarama rero, mukomeze mugira ishya n'ihirwe.